tuzabana nawe mwami Mana mu birori byiza wateguye. Haleluya, tuzabana nawe mwami Yesu, tuzabana nawe mwami Mana mu birori byiza wateguye. Tuzabana nawe mwami Mana, hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa. Ubwo nibwo tuzaba turirimba izabanesheje. Hazabaho kuramya no guhimbaza Yesu gusa. Ubwo nibwo tuzaba turirimba izabanesheje we. Tuzabana nawe mwami Mana mu birori byiza wateguye. Haleluya, tuzabana nawe mwami Mana. Haleluya we, tuzabana nawe mwami Mana mu birori byiza wateguye Yesu. Shadido beshe, tuzabana nawe mwami Mana, tuzabana nawe mwami Yesu mu birori byiza wateguye Yesu wange. Tuzabana nawe mwami Mana. Haleluya, haleluya, haleluya. Turashuje mwese mu izina rya Yesu Kristo Nazarete. Imana muri sumba byose baha umugisha kandi bagire neza. Twongeye kwishimira kugaruka kugira tugane ku ijambo ry'Imana, kandi dushimira Imana yaturinze iminsi itambutse, kuba tugeze kuri amatariki y'ukwezi kwa 11. Ni igitangaza cy'Imana, igitangaza pe. Yesu ni igitangaza kuyanyejeje tosinema. Mwuka we wera ni ujya unyobora we, azangeza mu ijuru amahoro. Nyura mu misozi shalimando, nyura mu mataba, aho hose niko handusha umutima. Genda saba Uwiteka ngazajya nyobora we, nawe ntatinda kunyumva. Shenita, igitangaza pe, igitangaza pe. Yesu ni igitangaza ko yanyijije. Haleluya, umwuka we wera ni ujya unyobora, azangeza mu ijuru amahoro. Imana imbazwe cyane. Dushimiye Imana rero ko twanye iminsi yo kuba tutari beza, kuko biravuga ngo nta mwiza ubaho ukeka Imana yonyine. Amaraso ya Kristo yongera tuboneze bundi busha. Imana imbazwe cyane. Turabashimiye mwese mukurikirana ijambo ry'Imana kuri channel Gutabwa n'Imana TV. Nta wundi wagutabara kereka Imana Data twese mwiza uri mu ijuru kandi ryera. Mana we urera, Mana uraciranuka we. Ayiwe urera, Mana uraciranuka. Imana irera ibihe byose. Dushimiye abari muri Canada, abari mu Bubiligi, Imana baha umugisha muri Amerika. Turabashuje mu izina rya Yesu. Turabashuje abari mu ntara zitandukanye mu Majyepfo n'Amajyaruguru. Imana y'amahoro isumba byose ibaha umugisha kandi ibagire neza. Wowe wihebye, wowe ufite ibibazo bitandukanye, wihangane, hacyari ibyiringiro ko Imana itabara. Imana ihimbazwe cyane mu izina rya Yesu Kristo. Rero turagarutse kugira ngo tugane ku ijambo ry'Imana. Hashiye kirekire, haciyeho iminsi, ariko turagarutse. Imana itugira ubuntu budasanzwe, ubuntu bw'Imana butangaje. Imana ihimbazwe. Reka dushime dusenga, ubundi tugane ku ijambo ry'Imana. Imana ibishimirwe. Mana nziza iri mu ijuru, Uwiteka himbazwa waduhaye Yesu. Imana ishigweje kukuru wera karukiranuka, waraturinze tutari beza, wagaragaje kunesha kwa iteka ryose. Imana himbazwe. Uratunesheje uko bwije uko bukeye, uhimbazwe no mu ijuru ryera. Ngo tugwahe kaze mwuka wera, garagaze imbaraga zawe
duheje imbaraga zose za Satani no hano mu isi mu izina rya Yesu, kuko ijambo rivuga ngo Satani ahora azenguruka ashaka kuwacocomera ngazerera, kandi azerera n'imyuka ye n'abadayimoni be abashaka abana b'Imana. Ariko hashimwe Kristo watsinze Satani. Imana imbazwe cyane. Ngo bana natwe tugere neza, ijambo rya riduhembure kongera imbaraga mu bugingo. Byose mbisabye mu izina ry'Yesu na dutekoze Yesu. Amen. Hazaba umunsi wo guhimbaza Imana gusa, ubwo turi mu gihe gitaramo. Nawe zaba urimo, nanjye mba ndimo. Ntuzabone muri iki gitaramo cy'abera, kizaba kihagarariwe n'Imana Data twese mwiza na Yesu Kristo. Imana ihimbazwe cyane. Hazaba ubukwe budasanzwe mu ijuru. Umunsi Yesu azaba arimo kumurikira itorero Data, ayereka umugeni yapfiriye mu isi. Umunsi uzaba udasanzwe, ntigeze kubaho ukundi, uzaba ubaye mu ijuru mu mateka. Rero Imana ihimbazwe, shigwe hejuru. Uwo munsi nzaba mpari nawe uzaba uhari. Ntabwo twabyishoboza kereka imbaraga za Yesu. Nge nawe Yesu Kristo nakomeza kudukomeza iteka ryose, akaduha imbaraga zo kunesha, kuko ino si ishingwa gutuma abantu batsindwa, kugira ngo ubugingo bw'abantu burimbuke ari bwinshi. Ariko Imana ikomeze kutuba hafi kurusha byose. Yesu abishimirwe. Ijambo ry'uno munsi rero kwaha intego iravuga gukora ibyiza ugifite uburyo. Intego y'uno munsi yo kuganira ku ijambo ry'Imana iravuga gufite gukora ibyiza ugifite icyo biteke uburyo. Nubwo turimo gukora ikiganiro imvura irimo kugwa, maze kwihangana, dufite umugisha w'imvura mu gihugu cy'u Rwanda. Muze kwihanganira n'ubwo wenda amajwi atameze neza kubera imvura, kandi tugomba gukorera Imana mu gihe cyose, haba imvura cyangwa umuzuba. Nta cyahagarika umugambi w'Imana. Imana ibishimirwe. Reka dusome mu Mubwiriza, igitabo cy'Umubwiriza, ibice 11, tuze gusoma n'ibice 12. Kumva icyo Imana ivugana natwe aya masaha. Imana ihimbazwe. Titira avuze ngo murongo wa 11 ibice 11 Mubwiriza, avuze ngo ujye ukora ibyiza ugifite iki uburyo. Niyo ntego tujye kuganiraho, gukora ibyiza ugifite uburyo. Turaza kureba umuntu yafite uburyo ibyo agomba gukora, n'udafite uburyo ibyo adakora. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Gukora ibyiza gifite uburyo. Nyanyagiza imbuto zawe ku mazi, kuko igihe gisohora uzabona kuko igihe nigisohora uzayibona hashize iminsi myinshi. Imana ihimbazwe cyane. 12 Mubwiriza nanone avuze ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzavuga ati sinejejwe n'ibyo. Izuba n'umucyo n'ukwezi n'inyenyeri bitarazimwa, n'ibicu bitagaruka, imvura ihise. Imana itugere neza mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Twatangiye kubona ibyo uvuga neza ngo tuzabana Mwami Imana miroro wateguye. Haye ibirori Imana yateguriye abera, ahubwo mwene Data urimo. Ubwo icyo kibazo kibaze kandi ukisubize, yaba urimo mu birori by'abera. Iravuze ngo urajye ukora ibyiza ugifite uburyo. Uburyo bwa mbere nuko umuntu ahumeka. Kuba muhumeka mwene Data, kuba uhumeka ni ukugira ngo Imana ituboneho umusaruro mu gihe nk'iki. Letori enema, munyanyagiza imbuto zawe. Imbuto ni iz'agakiza. Nyanyagiza agakiza kawe k'imbuto nziza. Teriye lebo ekine mando ya zaminima. Ariko muri kino gihe abantu barimo kunyanyagiza imbuto mbi, inyanyagiza imbuto z'ibyaha, ahubwo zigatuma benshi barimbuka. Ni akaga gatoroshe abantu bagiye kwizanira. Nyanyagiza imbuto yawe ku mazi, kuko igihe gishohora ku mazi, usona amazi y'isoko y'ubugingo. Sheneke di enema. Murabizi umuntu atera imbuto z'umurama z'imbuto, azishyiraho amazi kugira ngo zimere. Rero amazi asobanura imbaraga za Yesu. Tuzuza amazi mu bugingo. Imana ihimbazwe cyane. Mwibuke mu rubavu rwa Yesu havuyemo amazi n'amaraso. Shani eta.
amaraso ashingwa kutweza ibyaha, amazi ni isoko y'ubugingo y'imbaraga. Imana ihimbazwe cyane mu izina rya Yesu. Ndafashijwe. Murabizi iyo bari ikintu gikomeye hano mu isi, ikintu cyabura abantu ubuzima bugahagarara, ni amazi. Umuriro niyo wabura, n'undi twavutse amatara ataka. Ino si amatara aje vuba. Ha mu bihugu byakize byateye imbere, amatara aje vuba. Ntawe utaravukiye ahantu hatabona. Bacana udutodoha, ariko turashimira Yesu. Imana ihimbazwe cyane. Yazanye iterambere, izitazana n'iterambere mu mwuka, tumurikirwa n'agakiza k'Imana. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Salomo yavuze ijambo ryiza rikomeye mu migani ya Salomo mu maganya. Yaravuze ngo kubaha Imana, kandi avuga ngo nta gifite akamaro atari kubaha Imana, ngo byose ni ubusa, nta kindi gifite akamaro kereka kubaha iki? Imana. Rero ijambo rivuze neza mubwiriza, ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, minsi mibi itaraza, myaka itaragera ngo tsinejegwe nabyo, mbese utarasaza. Rasi ekide boneta, Dawidi ngo yarashaje, ngakeneye umuntu ngo uza kumushyushya atumizaho umukobwa. Biteye agahinda, ni ugusaza nabi. Ni ugusaza nabi. Aho umusaza yifuza ngo mumuzane agakumi, umuzane agakumi, ni ugusaza nabi. Gupfa wanduranyije. Wabona usigaye bapfa banduranyije. Rero ngo gikora ibyiza gifite uburyo, iminsi mibi itaraza. Rero iminsi mibi igiza, kandi nta minsi mibi itazira umuntu hano mu isi. Iminsi mibi ntawe itinya. Ubwo murabimenye, nta minsi mibi nta n'umwe itinya. Haba ukomeye iraza, haba woroheje iraza. Tori eta. Imana ihimbazwe cyane mu izina rya Yesu. Gikora ibyiza gifite uburyo. Rero abantu banze gukora Imana, banze gukizwa bagifite uburyo. Umuntu wagiye muri koma ntagage ni eta, ntagakora ngo byemere. Abari hagati y'ubuzima n'urupfu. Yego. Umuntu wahuye n'akaga gatoroshe, nta gukora ibyiza gifite kubikora, biba byarangiye. Umuntu umaze gupfa maze kurenzaho itaka, gukora ibyiza biba byarangiye. Ariko yaba ari ikintu nasanze gitoroshe kiringaniza abantu ni urupfu. Washingwa mu mva mu isanduku ya miliyoni, ugashingurwa mu isanduku y'ibihumbi 10, mwese mwapfuye. Urupfu ni rumwe. Ugashingurwa ahantu hahenze n'ahandi hadahenze, mwese ni mu butaka. Nta muntu ujya ushingwa muri zahabu. Namareka Jason ngo bajye kumushingura kuko yeze biranga. Afite za miliyoni n'amamiliyoni. Rero iyo umuntu adakoze ibyo agifite uburyo, bimuzanira akaga hazaza he ku bugingo bwe. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Umuntu yaherekezwa n'abakomeye, yaherekezwa n'abakene, byose ni kimwe, aho gupfuye ujya hehe? Nicyo cya mbere. Ntago amarira y'abantu bakize n'amarira y'abantu bakene yose nta marira. Bavuga ngo aragiye we, undi tiwe yaragiye we, bose ni kimwe. Ahubwo icya mbere kiri ngombwa bararira umuntu ugiye he? Baricyo nibaza. Ubundi iyo abantu bapfuye cyangwa agapfa niho bibuka ko urupfu rubaho. Ariko kubera ko umurengwe wateye isi, babwiye bati mwakijwe hakiri kare mwakora ibyiza, ko urupfu rugiye kuza rugasakuma abantu, ngo urupfu se rujya hehe? Ngo jyewe sha n'amafaranga afite rwaza se, ukabyuka mugenzi wawe kurusha ubukire yagiye. None ugasanga ati bya bintu uko bishoboka koko, abantu mbese bizera ko urupfu ruhari umuntu bagiye gushingura. Mwumva ikibazo giteye ubwoba. Iyo abantu baze gukora ibyiza bagifite uburyo ni uko umuntu agihumeka. Kuko nta muntu wagira uburyo atagihumeka, ntabwo byakunda. Iyo umuntu agifite uburyo ni uko mpumeka nuko uhumeka. Rero igishoro cya mbere ni umwuka. Ariko uno mwuka iyo tuwukoresha mu byungukira Satani, twikurira akaga gatoroshye. Ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, minsi mibi itaraza. Bene data tugeze mu minsi mibi itoroshye.
kandi irazira umuntu ku giti cye, irazira umuntu ku giti cye. Abantu banze kwibuka umuremyi wabo, wabaremye, waturemye, data twese mwiza waduhaye Yesu, ahubwo barimo kwibuka Satani n'imbaraga ze, bakibuka ibyaha n'ingaruka z'ibyaha, nibyo bibuka gusa. Ahubwo ne Satani ko n'umugome yiba akoropa abantu kutibuka ingaruka y'ibyaha, akabereka inyungu y'ibyaha ahubwo. Kandi nta nyungu nimwe mu byaha bibaho, ntayibaho. Akamanyu k'umutsima gukora kurya kakawuniga, muri byo bavuze ngo komeza uyarunde cyane, numara gushiramo umwuka ntacyo azakumarira. Gusanga waracumizwa n'akamanyu k'iki k'umutsima. Ngintari ipfuye ngirutwa n'isazi nzima. Abantu baririmbye kabisa, bari umuhanzi butoroshye. Bisobanuye rero, umuntu wapfuye akomeye arutwa umukene ukiriho. Nicyo bashatse kuvuga. Kuko umuntu wapfuye akomeye isi yamuramyaga kandi agapfa arimbutse, ntacyo nguye Yesu. Ahubwo umukene ukirahumeka akijijwe abona umuntu ukomeye kurusha uwagiye. Mwumva ukuntu bitangaje? Imana itufashe tugere neza. Nta kintu kiba gifite akamaro atakurura iki Imana. Ujye wibuka umuremyi wawe, zani eta myaka itaragera, itarasaza ngo sinebiwe nabyo, zuba n'umukwezi n'inyenyeri byajimwe, mbese ubuzima bwahagaze. Umuntu se nabona inyenyeri ko ahumeka, n'izuba ntaribona ko ahumeka. Nose umuntu wapfuye abona ukwezi n'inyenyeri? Akareka. Umuntu yapfuye nta na kimwe abona, ahubwo abona aho yagiye. Ariko ibyo si babirangiye. Imana dufashe mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Jya ukora ibyiza igifite uburyo. Ngiyo jambo turiho. Mwene data ukora iki? Ukora iki? Ni ukwishyira hejuru. Ni ibyaha ushyira hejuru. Ni ukwirata ngo wageze kuri ibyo ngibyo. Rero icyambere kibabaje, aho umuntu ari habanje undi muntu, kandi aho umuntu ari yageze undi aba yaraharenze. Rero hano mu isi watunga utatunga, narabwiye ngo ubutunzi bwa mbere ni Yesu Kristo. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ijambo rikomeye. Nabwiye ngo ibitabo bya Pawulo yanditse barabyanga cyane, hari n'abenshi batabyigisha ko biromora, ntabwo bica ku ruhande. Yavuze ngo ndasiga byose ngo ndongo ubutunzi butagira akagero. Atagira akantu, ijambo ritagira akagero ngo bisobanura ngo kutabarika. Murabizi hano mu isi babara abantu batuye mu isi za miliyari zingahe, ibihugu bikabara amafaranga zinjije za miliyari z'amafaranga, abakire ku isi bakageneneza amafaranga batunze, ariko ubutunzi bwa Yesu nta ububara. Waba ushobora se? Nta mashini n'imwe, nta mubare n'umwe abantu bize wabara ibya Yesu. Nta n'umunzani n'umwe wapima iby'Imana, ntibubaho, ntuzanabaho. Nta n'umunyabwenge uzabaho wabara ubutunzi bwa Yesu. Bazajya babara iby'isi, babara ibya bagenzi babo bakize, babare mbese ibyo bagezeho, ariko iby'Imana nta wabishobora. Biranga iby'Imana ibyo kwitonderwa nta wabishobora. Reka da. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo ndasiga byose. Rero ikibazo twanze gusiga nicyo kibazo. Mukaroti yaravuga ati rero kino kibaya ntago ndakivamo rwose, ndeba Sodoma n'Igomora iwacu harishya, ntago hazasha, ntago byakwemera, ntago Imana hatwika, ngo nuko ahinduka inkingi y'umunyu. Abantu babaye inkingi bahagaze. Kandi baba inkingi y'umwijima, ntibaba inkingi y'umuriro. Nicyo kibazo. Baravuga ngo nturebe inyuma rwose Mukaroti we, nturebe inyuma. Baramwinginga ati ntwibeshye. Rero abantu Imana bahagaze uko bagaga kumva.
ngareba inyuma na ubugingo n'ubu aracyahagaze. Yewe data we. Rero harabone Satani ahagaritse abantu urwo nuko nyine avuga ati ndaguhagarika aha urebe iby'isi ariko uzabigwemo. Urebe ngibi bese uzabigwemo ntuzagira aho utambuka ugera. Yewe data we. Imana idufashe bene data itugire neza. Rero abantu bakora ibyiza bagifite uburyo barimo kwizigamiriza cyane. Naho abandi batakora ibyiza bagifite uburyo nabapfuye. Biraba ngo ndi Imana y'abazima ntago ndi Imana y'abapfuye. Rero iyo umuntu yapfuye mu isi y'umwuka ufite amahirwe ko Yesu yakuzura. Ariko iyo upfuye warimbutse biba byarangiye. Imana itugire neza. Haleluya. Haleluya, haleluya. Rero Yesu amfashe, Imana nayo igufashe. Kuko tugeze mu gihe gitoroshe. Abantu banakora n'ibyiza ariko bakongeraho ibyaha. Zaburi haravuga 15:3. 15 wa murongo 34 15 murongo. Haba ngo nuva mu byaha ukora ibyiza. Nuva mu byaha ukora ibyiza. None umubwiriza avuga ngo ukora ibyiza ugifite uburyo. Abantu ubugome bwagwiriye babaye bwinshi kugira ngo bakore ibyiza. Ubugambanyi bwabaye bwinshi kugira ngo baciranuke. Kubera iki? Satani bamubereye mu kazi. Barimo kuza mission ye. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Haleluya. Gahina higa bene mwene se ngo yikorere yazi ko mbese arimo gukora ibyishema. Yumvaga ari ibintu mbese bimunyuze kuba yakwica mwene se. Yuko ngo Imana imushimwe ngo yikamugaye. Ariko yabanje kumubwira ngo nukora ibyiza ntuzemerwa. Umva amagambo ari mu Bibiliya mu nshuro nyinshi. Ukora ibyiza ntuzemerwa. Ngo de ibyaha byabyituka tugiye ku ruge rwawe. Imana dufashe mu izina rya Yesu. Nababwiye ko ku ruge ari umutima. Haleluya, haleluya. Iyo bigarukaho rero nukwera iki? Iyo abantu banyagize imbuto zabo mbi zituma Satani atoragura benshi. Iyo buze gutoragura nukwiba abantu ubugingo. Ngo horazerera. Neza byazo ngo nyanyize imbuto zawe ku mazi. Shadi eneta. Uravuga tese nzajya Nyabugogo hariya Nyabarongo nyagize imbuto. Nzajya ku nyanja ntuyeho y'Iburayi nyagize imbuto. Reka da. Amazi asona amazi y'ubugingo. Imbaraga z'Imana. Yego, ni mu gakiza ka Yesu. Umuntu anyagize imbuto z'agakiza benshi bagakizwa. Muri Matayo avuga ijambo ryiza rikomeye ngo tugomba kwera imbuto hagati y'abapagane ngo bahimbaze so mu ijuru. Bakizwe muri make. Imana itugire neza mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Rero muri kino gihe iyo amashari yateye umuntu arasenga abo basengana bakamugambanira. Agasenga abamushyikiye bakamukubita hasi. None se ubwo amaherezo naya? Umuntu azakora ibyiza ryari? Ko nta gukora ibyiza yapfuye. Ni ukubera iki? Satani yangaje benshi. Haba mu rusengero, haba mu isi bisanzwe yangaje benshi. N'ab'Imana yarafashe, ab'Imana yarahigiriye icyizere ngo bayihagararire kuko biravuga ngo turi mu cyimbo cya Kristo. Imana itugire neza mu izina rya Yesu. Barigometse Satani arabatwara. Ibyo biranditse. Ngo Yezebeli yarafite abahanuzi 450. Kandi bazi 50 baraho Uwiteka. Barabakoze bisumba byose. Ariko arabashukashuka by'indara arabashukashuka. Bashiduka bakore Satani, bakora Bayali na Shera. Ariko ntabapfira gusira
Eliya yari akihari, Imana ihimbazwe cyane. Ye mwene data uracyahari wacyaye Eliya cyangwa wagiye mu bahanuzi ba Bayali? Ngeri yabibonye aravuga ati ntabwo bishoboka, Imana yacu yavanye Abisirayeli ivakabana basagukuruza muri Egiputa ikaturengera bitoroshe, karengera imiryango yacu na ba data, none mwashujwe aka kanya mingana gutya mukayitesha agaciro ngagira ishaka. Ureba abantu bafite ishaka ry'ibyaha aho kugira ngo bagire ishaka ry'ibyiza. Namwe murabizi pe, ishaka ry'ibibi ryaragwiriye pe, kandi akajya no kwisengera ko yagize ishaka ry'ibibi. Umuntu akajya kugura ibyangwa rwose akinezeza ati namukokwesha hazaca n'ahandi. Satani avuga ati rwose wowe ndagufite uruwanjye nkomerezaho. Wadata we, azana kurimbura akakudiha ntawe uzanagukiza. Eliya araza abwira abahanuzi ba Bayali avuga ati mwahisemo Imana muzakora yaba Uwiteka cyangwa Bayali, ngo baraceceka. Muri kino gihe abantu rero kubahitisha Imana yo mu ijuru na Satani baraceceka. Impamvu baceceka, bamwe baba bari kwa Satani no ku Mana, hose bese baratambitse amaguru. Bavuga niduhitamo Satani Imana iratubugarage, niduhitamo Imana Satani atudiga. Bese babuze ibyo amahitamo. Rero gukizwa nabitera umwako. Raba ngo ntawe uceza abami babiri, ntabwo byakunda, ntabwo bishoboka. Rero ntabwo wowe kurwanirira igihugu cyawe kugira ngo kigire ubusugire bwiza cyangwa kitere imbere mu kanya ngo ize kugisenya. Gute se bikunda gute? Ntabwo byahura. Rero n'abantu banze gusenya Satani kuko babona ko ari we maronko yabo. Nicyo nashaka kubabwira. Baramubembekereza. Ariko azabanika ejo bundi kabisa. Zawirebera. Imana ibaha imbaraga. Pe eta la sinema ndoze kota. Shayi mando ya minima. Haleluya haleluya. Abahanuzi ba Bayali bakoranga ngo Uwiteka mbere, barashe ku musozi Karumeli, bategwa inkota zirabamara. Kubera iki rero? Bakurikiye Satani, babagira ngo baracyakurikira Yesu, naho baramutaye. Abantu bataye Yesu pe, baramuta, baragenda barahenebera. Muhenebere bw'ibyisi pe, kuko inosi icyo ishingwe ni ugushingura, nta kindi ishinzwe. Nta muntu yose izahumuriza, yawe utezemo ibihumuriza hano mu isi ntabyo ubonye rwose. Inosi irashingura. Ha umwana muto baramushingura, ha mukuru bakamushingura, uwipfushe bakamutwika. Nta micika inosi ifite. Mwibuke umuhanzi warimbye ngo ku isi wahageze. Inosi mbese nta cinya. Mubizi ko kwa muganga bagutera cyangwa ntubabare, ariko ari naho ikinya kigushiramo ukashinyiriza. Mune mubizi. Wakoze ibyiza ugifite uburyo bwa mbere uko ugihumeka, uhumeka umwuka. Ukoresha iki? Ukoresha ibiki? Ni ukurwana, ni ubugome, ni inzangano, ni ibyaha, ubwibone bwa kwishira hejuru. Nk'uko uhumeka ukoresha iki? Yesu azatubaza iminsi twamaze icyo twayimajije. Uzasuza Imana imbere y'Imana, uzabwira ko yamamajije iki yakuremye. Banze mbabaze, wereje umwana ku ishuri, arangiza igihembwe cya mbere, arangiza icya kabiri, kandi gutanga amafaranga, kavuga ati rero zana biroti ndebe ibyo wagiye gukora ku ishuri. Kavuga ati ntazo ngira. Wabaza ku kigo ati uwo mwana ntabwo tumuzi. Yewe data we, yewe we, birababaje we. Tekereza wishyuye umwana ibihembwe byose by'umwaka, wishyura amafaranga yose, nta na kimwe ku ishuri yabuze, ariko wamubaza biroti tiri hehe? Ati ntayo ngira papa, ntayo ngira rwose, ntayo ngira.
ukagira ngo ni burage, wagamagara ikigo tikoma utampebira umwana bakabwira ati umwana hano wo tumuzi. Ngaho tekereza. Kandi wowe waravunitse nta kutagize naho wagosoraga mu rucaca. Rero ni Imana nuko utubaza ati igihe nababereshejeho mwamaze iki? Uzasubiza iki? Niwe mukene wafashije? Ni izihe mbuto weze? Wibutse umuremyi wawe ryari? Ahubwo ko wibutse inzoga n'ibyaha byo gukora. Ngo wibuke umuremyi wawe. Ujye wibuka umuremyi wawe. Abantu bibuka iby'ibyaha byabo, bakibuka ibyo bakora bibi byabo bakabijyamo, ahubwo ntibibuka Uwiteka. Kubuka Imana rero nisobanuye iki rero? Ni ugutekereza ati Mana, ndi umunyabyaha Nyagasani Yesu warandemye kugira ngo ntungane uko ushaka. Kuko Bibiliya iravuga ngo tureme imirimo myiza kugira ngo tuyigendemo muri Yesu Kristo. Ntabwo yaturemye ngo tugende mu mirimo ya Satani. Ariko abantu bazi ko baremewe gukora Satani. Twaremewe gukora imirimo myiza muri Yesu Kristo, mu mwana w'Imana isumba byose, kugira ngo tuyigenderemo. Uragendera mu bici wowe mwene data? Wewe nteze amatwi uri ku isi hose, ugendera mu bici. Ingeso zawe ugendamo ni zande? Ni za Yesu, ni za Satani? Mico yawe ugira ni y'Imana, ni ya Satani? Wibaza ku giti cyawe. Pere Kotesta, mu nzego zose wawukoreramo zose, ugenda mu ngeso zande? Ni za Satani, ni zande? Ni zande. Biravuga ngo abonye ishano umuntu uzarya ubutunzi bw'abapfakazi n'imfubyi. Ni ishano ritoroshye. Abantu baritwa imfubyi n'utw'abapfakazi mufite akaga toroshye. Nimutihana kandi ngo musuze ibyo mwariye abandi, ni akaga gatoroshye. Katoroshye ariko umuvumo utoroshye. Imana tugereza mu izina rya Yesu. Gukora ibyiza ugifite uburyo. Umuntu bamuhaye akazi, Imana yarayisenze ngo Imana impa akazi, ayamara kukabona, haba gavumenti akabonye muri leta runaka, kuko ntabwo mvuga ibihugu runaka, ni isi yose, haba igihugu cyacu cyangwa na hanze yacu n'ahandi, kuko Satani yazengurutse ahantu hose. Cyakabona muri kampani akazi, Satani akavuga ati rero ubonye akazi, ariko nicyo gihe cyo kwiba. Kandi ubwo yarasenze, yarigaga ati Imana umfashe nimara kwiga nzabona akazi. Turi ku ijambo rivuga gukora ibyiza ugifite uburyo. Leta ikamuha ministeri runaka, ikamuha kampani runaka, byagomba guhagararira igihugu, yamara kwicara ku ntebe na Satani akabaraje aho ngaho. Turabizi rero, wicara ku iyo ntebe ariko kugira ngo utumbagire banza ukora amanyanga. Kwakira inabuye kutanyugwa. Kandi yarasenze, yarigaga tuzamfashe mu kazi, Imana umfashe, ariko reka geremo gusa urebe. Ewe data we, ukagira ngo mbese naki wabo cyangwa nake. Akakavuyanga gasahura, mbese akitwa rusahuza. Ayakarengeye imfubyi, ayagafashije umupfakazi inzu yenda kugwira, akakubita kuri konti. Haba izo hanze yahishe, haba yataba munsi y'igitanda gataba. Harano bataba amafaranga munsi y'igitanda ndabarize. Agasahura. Yewe agasahura, kuko wazi ko najyana muri banke bazamuvumbura. Terekanya bike rero mu gitanda, ntawe uzaze wajye mu cyumba. Niwese Imana nihaze. Abantu gukora ibyiza byarabanani, ahubwo barakora ibikurusha ibindi byose. Ngakanyeza umutungo wa gavumenti akanyereza. Kandi leta yapangiye imfubyi, yapangira abapfakazi kigomba kuzabafasha. Kuko burya leta ni abakozi ba Yesu, ariko hari n'abinjiramo Satani akabakoresha. Nicyo kibazo, bakinjirirwa rwose.
rero gukora ibyiza umuntu akagwicara akaguha icyizere aho gukokora ibigwa yo gukora ibyiza ni ukubera iki kwa jambo gutanyugwa yabahembwe 500 cyangwa miliyoni cyangwa miliyoni 2 kavuga turabizi ngomba kuba miliyoni 2 ninjiza ngomba kuzajya nsahura 5 ubwo mbese ibyo asahura nibyo ahembwa ayasahura nemeshe kurusha umushahara yabahembwa 500 kavuga ati nziba miliyoni va akibakaneza n'umushahara we yewe data we isigeze mu kaga toroshye akarusha boss wamuhaye akazi guhembwa kubera iki yabaye rusahuzi satani ni umukoresha harimo gukora ibibi aho gukora ibyiza kandi yaho akazi Imana wete ngo akazi kazatuma igihugu cye nabaha gitera imbere kazatuma imiryango naguhaye utera imbere ahubwo ugasahura abandi ugakora ibibi ntiwike umuremyi wawe waguha akazi rero abantu bazi ko wahaga akazi na diplome kagiye uze ko abazifite bazagafite banaziciye barazica rwose byaranze kandi wowe mu kazi bakurusha kwiga bakurusha n'icyongereza wowe akagira amaro kuva ni diplome ugasangwa niza yanjye sha ngo zanya nkora ibyo shaka niko bazagusohora ahubwo vuba diplome ntago iza mbere y'Imana hari niwarangije kwiga bahita bamushingura kutarashingurwa wose tiruka ijambo ngo gukora ibyiza ugifite uburyo Imana yaguteza intambwe kujyanye hanze mu kazi mu bihugu runaka gutera imbere mbese Yesu musiga ku kibuga cy'indege cy'i Kanombe abati cyo nasengeraga kirahagije nduriye ndagiye abakene ndabataye ntazongera kunsuzugura ngiye gufata amadolari cyangwa amayero bite n'ibihugu urimo ndagafatishije Yesu musiga inyuma urura indege Yesu mutajyanye impamvu ugerayo mu masegonda wahinze kare wabaye nk'andi mahanga yose bambara ubusa nawe ugenda ukabwambara ngaho ku micanga bambara amakayeso nawe ukambara kandi ngo uvuye mu Rwanda wasenze Imana ngo ukagira Imana mwatewe n'ibiki uko abazungu bambara imico yabo uko bo bambara n'ubusa bakagenda kuva nta kibazo nawe ukagenda mbese ukawambara ukatfikini kandi ugura umwana w'Imana ngo ukagira Imana cyangwa leta irakoje hanze uranyanganya ugarutse uri umunyamanyanga gusa igutumye mu kazi ka government gakore neza nawe ugiye mu byawe ahubwo bindi abantu rero gukora ibyiza byabaye ikibazo barakora bibi bagakora bibi bakabyongeraho ariko amaso y'Imana nimo kubareba jisho ry'Imana rirabona nta nahamwe warihongera we Imana ibafashe uwari konte abagore batazi abagabo babo ndabivuze uwari konte abantu batazi imirya bese umugore atazi konte y'umugabo ngo kandi ngo nabashushu kandi ngo barasenga we data we ngo kagira Imana bese abantu barimo kwirundanyaho bakikubira cyane bakumva bese ngo ujye mu gihe cyawe cy'ubusore iminsi mibi itaraza iminsi mibi yaje rero ufite bomboni ku mazuru urabwira ati munzane madama ze hano turi mu mbabare madamu mbarere mugore wanjye ti mu Suisse ifite kode ifite konte ya banke hariho miliyari zingahe ti mu gihugu runaka nafite indi amafaranga rwose mbabarire ko ntajya nkugize ukuri mbese akaraga kabwiza ukuri ko agiye gupfa hari n'utabivuga amafaranga akaribwa n'abandi batayakoreye kubera iki kwa kundi satani nabo ati rero wicaye mu by'isi ugomba kwimenya ukirwanaho ugasahura kabisa ugasahura abantu bagize barusahuzi sinzi ikibazo cyabateye ahako ni satani umuntu akaba afite inzu umuryango utakwinjiramo icyo cyumba kubera iki yaciriye satani afitemo satani yaciririye mu butunzi bwose afite agira icyumba kitinjiramo n'umuryango n'umwe
kubera ni wowe winjiramo gusa na Satani. Ibyo byose Yesu ababizi. Nta muntu hano mu isi wahisha Imana iyo wagira habe n'umwe. Niyo waba mu nzu y'igitabashwa bagira telekomande ikikingura, Yesu abazi utuntu twose ibintu byose. Rero mwene data agarukira aho ngaho, ijisho ry'Imana rirabona byose. Ntabwo wahisha Yesu, uzahisha umuntu ariko ntabwo wahisha Yesu. Mugore yataha cyangwa mugabo yataha, timada uvuye he? Timvuye mu butumwa bw'amahoro mu kazi kandi avuye mu Burayi. Yari hafi aho ngaho muri rogi rwose. Umugabo nawe tuvuye takazi kabaye kenshi, mfite stress kandi bafite indimi zabo bavuga kwabo. Ariko ukagira ngo mbese no amashuri yose yashiriyeho. Kandi arimo kubesha mbese urwo yarwararitse. Avuye gusenyiza abandi. Ngo ubu twagize akazi kenshi ngo ariko tubunje kuruka akanya gatoya, n'ubundi ndacyafite akazi kenshi. Nawe afite indi yandi yo kujya mu byaha. Mbega ngo ubonwa no nuhagaze. Abantu mbese bigize ko abantu k'Imana mbese isi mbese bayikontorora, irabakontorora mwebwe ahubwo. Biravuga ngo iby'isi twaye Imana bivuga ngo tubitegeka, ariko isi yategetse abantu. Iby'isi byategetse abantu pe kurugero rukomeye cyane rubi cyane kabisa. Aho umuntu atashobora kuryama ngo atanywe inzoga ngo ntasinzire. Urumva si iby'isi bitategetse abantu. Ngo ubu ntankwiye kwisiga ngo sinaryama. Ukavuga ati arisigara, nawe ninde waremwe bwa mbere? Ninde ubeshejeho undi? Isigara ribeshejeho umuntu cyangwa umuntu abesheje isigara? Bikakuyobera. Satani mbese yahindiye abantu ibindi bintu utazi, umuntu atamenya pe. Kandi nabo ntago bimenya ko Satani yabahinduye. Kada biha confidence ya hatari, bumva bari hatari. Yewe. Kandi bashize bahagaze. Kubera ikirere iyo abantu bikunda ngo badakunda babo biranditse. Yabaje aho umuntu avahembwa miliyoni zingahe ariko waba bakagira amavunja. Umwanda arabateye kubera iki? Satani avuga ati ugomba kuyakorera ko nta muntu w'iwanyu ugomba gufasha. Hari abantu bafite conditions z'abadayimoni batagomba kurengera imiryango yabo. Reka da bitemewe. Ugira amataje, ugire amamodoka ariko iwanyu barare mu kigunda muri Kagonyi. Ntimubizi? Ariko Yesu arabizi. Jya ukora ibyiza ugifite uburyo. Uburyo bwawe ni ubuhe? Ibyiza ukora ni ibihe? Imana idufashe mwene data itugere neza. Haleluya. N'imiryango iragambanirana, ishyari ryamaze abantu. Imana ibafashe mwene data ibagire neza. Reka dusenge rero twumve icyo Imana ivugana natwe twacyumvishe, kandi ubutumwa bwatambutse nge nawe hari ibyo numvishemo byanjye, nawe wumvemo ibyawe mu izina rya Yesu. Wumvemo ibyawe. Wumvemo ibyawe. Imana tugire neza. Hari ababesha kugwa amanyanga bakabesha amanyanga yabaye amanyanga. Unakabesha umuntu ngo runaka yapfuye mpa amafaranga ngiye gushingura kandi aracyahumeka. Ngo wacu mama yapfuye ukakaka amafaranga kandi akiriho. Abantu bisha abandi kubera inda nini. Ububeshe gusa. Ngo anko yapfuye ngo mumfashe kandi aracyariho. Ahubwo ubwo nafu zatangaza ngo iki? Uzavuga ati yazutse. Rero Imana idufasha abantu gukora ibibi byagwiriye cyane. Byagwiriye. Abantu babe nk'abandi amahanga yose bariyanduza mbese bakisiga ibyonde by'ibyaha mbese bakivuruguta kabisa. Kandi umunyarwanda yavuze ngo ingendo y'undi iravuna. Iraje bavunagure rero. Kandi hafi ni kubajyana ikuzimu direct. Nta handi. Kwa muganga barunga ariko ntaho ujya kwa muganga ntaho bavura ubugingo, ntaho baho. Kwa muganga bashingwa kuvura umubiri ntibavura ubugingo.
nabo bakeneye kuvugwa ahubwo. Rero Imana ibagire neza. Shatu etaye mando ya sinema. Byaba bigatangaje aho umuntu uko ya leta afungwa ngo yuko ibyo amafaranga. Bagukatire wibyo amafaranga y'abaturage. Hegatsa yanyu n'abaturage. Ubwo zatsinda ni no kutanyugwa. No kutakora ibyiza ugakora ibibahungu. Umusharaho ntago unyuzwe. Tereka nsahure newe ngize Imana nkagezemo. We data we. Rero abantu bazikoraho rwose. Barakaje ukihamagarira kaga kandi babyiteye umve Satani. Mujyanaze ngo nzaje duce ndyame kare. Ariko abantu barara ijoro kubera iki? Kutanyugwa no kudakora ibyiza. Rero Imana ifashe abantu bayo, ifashe ubwoko bwayo mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Tubasenge bene data mwebwe mwatsinzwe. Ntimwakora ibyiza mugifite buryo mugihumeka, ahubwo n'umo gukora ibi byinshi kurusha ko mwakora ibyiza. Kugira ngo Imana ibahe imbaraga zo kureka ibyo mukora, ahubwo mugarukire Uwiteka umuremyi wanyu waremye mu izina rya Yesu. Mana data twese mwiza, uri data twe mu ijuru. Turagushimiye, uri mwiza cyane kurusha abantu. Turasenza amasaha mu gishanga imbabazi z'Imana zigaragara ku bantu benshi. Abantu ntibakoze ibyiza uko bikwiriye. Ntibatunganiye izina ryawe. Bakoze ibidakwiriye Nyagasani. Amaraso umwana w'Imana Yesu Kristo yongera beze. Abatunganye mu nzira zose. Abatunganye mu buzima barimo mu izina rya Yesu Kristo. Mbasaba imbaraga zo mu ijuru. Uri eta mu izina rya Yesu. Buri muntu wese Nyagasani imiryango iri mu kaga, irabana ihishanya, irabana itemagurana. Ariko Yesu bagire neza. Umucyo barasere bundi busha. Bavare mu mwijima. Uhiga ubugingo bwa mu izina rya Yesu Kristo. Teredo bishi enema. Ngaho turagushimiye. Buri muntu wese Mana kwibuka nk'Imana yamuremye. Yibuke gukora ibyiza agihumeka. Yibuka gutunga no gukiranuka agihumeka. Byose tusabye mu izina rya Yesu. Amen. Imana yamuri baho umugisha ibagere neza. Mukanisa muri mukora shaya nakabura ku ijambo ry'Imana. Kwa kuri ijambo rivuga ngo gukora ibyiza ugifite uburyo. Imana gushoboza gukora ibyiza ugifite uburyo kandi uburyo bwa mbere no kugihumeka. Imana bagire neza. Shalom, shalom.